Turabashuhuje bakunzi bacu ba Iwacu Bikora Bite TV, cano twigaho ibimera bitandukanye mu buzima bwacu, tureba ese ibimera dufite byadufasha iki mu buzima bwacu. Uyu munsi rero iki kimera kiri hano gikunda kuba ahantu cyane mu mibande, kandi ni umuti ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kwivura indwara zitandukanye. Nubwo tuvuga ibimera bitandukanye mu buzima, ariko hari byinshi tutazi tutari twasobanukirwa, niyo mpamvu dusangira ubumenyi, icyo mbiziho tukakubwira, nawe icyo ubiziho ntabwo ukatubwira, kugira ngo tubashe gukomeza kwiyubakira ejo hacu hazaza. Hari indwara tujya tuvuga ngo ziri fiziko n'iziri kemiko. Indwara zino ziboneka n'indwara zitaboneka, nk'urugero ushobora nko kujya kwa muganga, abantu benshi nkunda kubashishikariza kujya kwa muganga, basanga nta ndwara ufite kandi urembye, ukabasha kujya mu bataramu kwishakira umuti wo kwivuza cyangwa kwivura. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere hari ukuntu rero ushobora kujyayo bagupima bagasanga nta ndwara ufite kandi ufite uburwayi. Uyu muti tubazaniye rero ni umuti dawa ya wanaume kuvimba mapumbu chini. Kinyarwanda ntabwo mbizi neza, ariko ni umuti w'abagabo, mbese hari hasi wabyimbye kandi ukanaribwa cyane. Kubyimba hari hasi bitandukanye no kuvuga ngo iyi ndwara ifata hejuru bita prostate, ariko hari hasi wabyimbiwe bigenda gute kandi hakanakurya cyane. Hariho abantu benshi bakunda kubyimba pare, bakibaza ese ibi ni ibiki, ni ibihe burwayi? Kandi n'uyu muti ni mwiza no ku ndwara prostate, ariko wabyimbye hari hasi byagenda gute? Uyu muti rero hari ukuntu njye akenshi nkunda kuvuga ku ndwara za gakondo cyangwa za kinyarwanda, cyangwa gakondo yo muri Uganda si uyimbaze, iy'i Burundi si uyimbaze, iya Tanzania. Buri gihugu kigira imico yacyo cyangwa bakagira ibintu bijyanye na culture yaho n'ubuzima bwaho. Rero ndavuga cyane hano kino gihugu turimo, iyi ndwara ikunda gufata abantu b'abagabo cyane, cyangwa abana b'abahungu batari bagira nk'imyaka guhera ku myaka 10 kuzamura no ku myaka 40, 50. Iyi ndwara ikunda kuboneka cyane. Iyo ndwara rero ikunda ifata ku bagabo. Ushobora kuba wiriwe muri karitsiye nta kibazo ufite, wagiye kwitemberera, wiviriye mu kazi kawe, noneho byagera nimugoroba ukumva utangiye kuribwa mu nda, mu kiziba cy'inda, ukaribwa cyane kandi ukaribwa no mu mpyiko. Noneho hari hasi igice kimwe kigatangira kikabyimba, kigakurikizaho n'icya kabiri, noneho hakabyimba cyane ku buryo habyimba hagakanyarara, bigakanyara ku rwego rwo hejuru, handi umugabo avuga ati ndapfuye, agatangira akanaraga. Yari n'umwana muto yavuza induru, mbese birakurya cyane ku rwego rwo hejuru. Ese waba ufite umuntu ufite kino kibazo? Hari uwo waba uzi ufite icyo kibazo? Uyu muti rero uroroshye cyane, nawe wawikorera. Kino giti dukunda kucyita, hari icyo twita mvura idahita, ariko iyi ni mvura idahita original, imvura idahita karite ya mbere, cya kindi
ijya ni karite ya kabiri ikunda kuvuga ngo ni matako ya bibi, ni iki twayivuzeho, ariko iyi ngiyi nayo niyo bita imvura idahita. Igira utugingo rero tw'umutuku, ikagira kano kabatsi k'icyatsi ubona n'imizi yayo, byose urabirandurana. Uko ushobora kwivura iyo ndwara y'abo bagabo rero, ufata ni ibiti bitanu ariko ndababwiramo bitatu. Ubishaka ajya anyura kuri fone ampamagare cyangwa kuri watsapu. Ufata kino cyatsi mubona, kiraryoherera buriya mu buzima busanzwe, ugashaka n'icyo bita umugombe n'ikindi bita ivumavuma. Ibindi bibiri uzabimbaze muri komenti nkurangire uyu muti uzakuvura iki kibazo kigahita kiva umunsi umwe wonyine. Ikindi kintu rero banakundaga kubona bongeramo, bashobora nk'umuntu nk'abantu b'abakristo bakunda kubitekesha umutobe w'umuhama, niko babikoraga, cyangwa ugakoresha icyo bita urwagwa rw'umuhama. Ikindi kintu bavangiragamo, ngo si bibaye bine, ikindi kintu bavangiragamo yari amasaka aya y'umutuku. Hasigaye ikindi kimwe rero cyo noneho muzampamagara pe noneho ukabiteka ukanywaho bino bikatsi, ukajya ubikandishaho buhoro. Icyo kibazo umunsi umwe iminsi ibiri kiba cyavuyeho rwose, n'ako kanya ni nko kubipa. Turi kuvuga ku kibazo cyo kubyimba hariya hasi. Hari ukuntu rero uribwa mu ruhago ukaribwamo cyane birenze ukwemera. Fata uyu muti nurangiza uwuteke uvanzemo na bya bindi, nawe ujye ukandishaho, ariko ujye ukandisha no ku mugongo. Ngarutse inyuma gatoya, ushobora no kubyimba agace kamwe, kwa kundi bavuga ngo amara ngo yamanukiyemo, cyangwa sinzi n'ukundi kuntu babivuga, ariko uyu muti urabikora neza, ntuzagire ikibazo. Nubwo wakibuza ukabona ufite ikibazo byaranze, uyu muti uzagufasha, sibyo? Ikindi kintu rero uyu muti ukora, ukunda kuvura ku bantu barembejwe n'igifu, esitoma. Ariko ntabwo ugenda wonyine, ufata kino cyatsi ugashaka n'ikindi bita umweza, ukajya uteka agace k'akarahuri, wateka mu cyayi. Ya esitoma yindi bakubwira ngo yavuyeho, yavuyeho isume, handi uribwa igifu, ivumbi rigatumuka, ukaribwa n'inyuma mu mugongo. Uyu muti witwa bawita umutura inyoni. Ese iwanyu waba ukora ute? Mukoresha iki kugira ngo natwe tubashe kugira gute kuwukoresha? Ikindi kino cyatsi gikunda gukora, gikunda kuvura kubyimba mu ngingo, ariko kukivurisha mu ngingo ugisekurana na tangawizi, warangiza ukajya uhambiraho cyangwa ukajya wikandishaho. Iyo wikandisha umuti rero, wirinda cya cyatsi kiguye hasi kugitoragura, kandi iyo ukoresha umuti wirinda kubijugunya ahantu ubonye. Uno muti iyo ukoze neza uvura n'icyo bita gute. Uyu muti uvanga n'icyo bita kokombure. Hari utazizi? Uyu muti hari uburyo utegurwa ukavura n'ibyo birwara. Ikindi uyu muti ukora, ukunda kuvura indurwe cyangwa agasabo
kariya gasabo k'indurwe iyo ukaribwa cyane birenze ukwemera. Harimo abantu bashobora gukoresha umuti akakabyimba, cyangwa yarwara nka malariya cyangwa indwara ifata umuriro akabyimba kariya kantu. Uyu muti rero iyo uwufashe ukuvanga n'umushishiro bivura ako kaboro. Kano kantu kandi gakura imisenyi hehe, namwe ubwo murahazi. Ubwo rero uyu muti ni mwiza mu buzima busanzwe, turabakunda, dukorera mu Rwanda, tuba mu Rwanda iwacu, imiti turimo twigana ibimera by'iwacu nibyo dukunda kwifashisha. Bakozi b'ibimera rero, imiti ntacyo itwara, umuti ukoresheje neza ukugirira umumaro mu buzima busanzwe, kandi icyo tukwigishije ujye ukora icyo ngicyo, guhinduraho ibindi bintu tutakubwiye. Kandi nimba ufite ikibazo ujye utwandikira muri komenti tukubwire uko bikoreshwa n'akamaro kabyo. Hari ibiti bibi hakabaho n'ibiti byiza, hari igiti ushobora gukoraho kikakubera kibi ariko hari n'icyiza. Uko tuzagenda dukurikirana ibimera by'iwacu, twigira ibimera by'iwacu, kugira ngo kino kiganiro kikugereho cyari cyanyuze ku bantu benshi b'inzobere kandi mu kubimenya ibimera n'akamaro kabyo. Uyu muti ukora ibintu byinshi byinshi byinshi, uburyo uvura amaso, uburyo uvura ibikanu, uburyo uvura icyo bita karondatumbu, ko ni byinshi. Uyu muti uvura n'icyo bita amibe. Hari undi muti bavangiramo imiti itarura. Abantu benshi bazi ko amibe akenshi ari ibiti birura. Kino numva mukunze iyi videwo, tuzakomeza n'igice cya kabiri, kandi ikindi gice cya kabiri twavuze icyo bita macu ya simba, nacyo tugiye kubagezaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi bagure muri byose mu byo mukora. Amina.